Ruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaburetse oya reka mwabantu meze mubyihorere Ruka sazabaretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane ese ukorera tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye je navuga kuri Vestina mani ameze nk'umuntu nyine ni umuntu ugifite ni nk'umwana mu mutwe kuko umuntu niba yaragiye no kwicara umuntu wirirwa avuga ngo akabwira mu rumu nawe ati nushaka nyine ibintu akora uburyo nyine sobana ubona ari umuntu umeze nk'utubatse ntabwo yitwara nk'abantu baba mama bro kiri kintu nashaka kuvuga hari abantu banyumvishe nabi ini good hari ibintu uri kumva hari ibintu mu kiganiro narivugiye ngo Dorcas ntuzashaka ukiri muto yego uri kumva kuba narabwiye muri umuntu ngo ntazashaka akiri muto nta kibazo mfite nta kibazo mfite buri muntu wese yagiye mu buzima atamenyereye ntabwo abura challenge muko I know ariko mize neza nta kibazo Yes, ndagusuje ukomeje gukurikira Dreamax TV n'umuhungu wanyishe mwe Karebo Comedy buri banga the bad man the game changer kuri imihanda nyita motivator. Tugarutse kuri kamera za Dreamax TV n'umuhungu wacu bamwita Oridi welcome back kuri Dreamax TV. Aha ngiye hano ni nko mu rugo nibisanzwe niho tuba tubarizwa ubundi iyo babonye ko Oridi yaje kuri kamera ibintu abari show abari imiriro kabisa the buri banga iminsi bimeze bite ntabwo ari nangiye kuvuga iminsi myinshi kandi buri gihe tuba turi kumwe bimeze bite wana ngiye meze fresh ndagira ngo mbwira abantu bakurikiye Dreamax TV mubona Oridi yaje kuri kamera yakifatiyemo mujye mumenya ngo hari ibintu byinshi biri kuvuga ku iyi mihanda bro ubundi bazumve yuko iyo Oridi yaje urumva nje naje nk'intumwa yatumwe n'Imana kuza kubwira abantu ibyo batamenya batara byinshi muri ibyo ngiye n'intumwa y'Imana ngomba kukugezaho amakuru apana kuza wicaye ahantu kubutaza amakuru ngiye ngomba kukugezaho amakuru ugomba kumenya yose show busy ayahe yose ngagutamo nicyo kintu naje mwisi gukora bro. Aywana ndagira ngo hari inkuru nyinshi zirimo ziravuga kuri iyi mihanda ndagira ngo duhere ku nkuru y'umuramyi wacu Vestina inkuru iri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram, YouTube, X ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi nta yindi nkuru ni Vestina. Ndagira ngo rero utubwire nk'umuntu ukomeza gukurikirana cyane amakuru yose uyafite 5 kuri 5 twabonye post Vestine ayishyira kuri statut ya Instagram post ikubiyemo amagambo akomeye cyane ndakeka nk'ubu umuntu hagize umuntu ajya kureba arasanga post yavuyeho ni post yarimo amagambo akomeye cyane ariko hari abantu baba bari tayari ndetse nawe uburimo ndagira ngo utubwire kwiriya post kuko ihisha ibintu byinshi cyane ya post ni post yaje gushyiraho we ubwe ayishyiriraho kuri Instagram yewe atangaza amagambo avuga ati ngewe kuko babanye n'umugabo we tugene mu Kinyarwanda tugiye gushyira mu Kinyarwanda yashatse kuvuga yuko ngo kuba yarabanye n'umugabo wiwe yari yarafashe nyine ngo umwanzuro ariko nyine ameze nk'umuntu uvuga ati yafashe umwanzuro ahubutse rukumva kuko ngo mu rugo yararimo ntabwo yarabayeho neza ikindi avuga ngo mbere nyine ngo kugira ngo azagire undi mugabo ashaka nyine bagiye kubana agomba kuzabanza akabyitaho akamenya imico yiwe imyitwarire umuryango we wabo bimeze bite urumva asa n'umuntu nyine wari ufite amaganya ushaka kwerekana yuko ahaba nyine urugo arimo ameze nabi nta kintu na kimwe yishimiye kuko niyo magambo yashatse gutangaza bisa nkaho avuga kuko n'ukuntu yanditse post nge nabonye yanditse post bisa nkaho nyine ameze nk'umuntu watandukanye kuko nta muntu wakwandika ngo undi mugabo nzashaka nzamanza mwige utatandukanye n'umugabo mwari mugize ute mwari muri kumwe. Wana ndakeka ariko hari ikintu biri bungore kugira ngo mbyumve. Vestina yashatse umugabo umusore wo muri Burkina Faso bita Idris amushaka abantu bavuga bati ni umusore ufite amafaranga none ikibazo kibaye ubukene asanze amafaranga ntayahari bigenze bite ko yarashatse mu mafaranga ndetse n'abantu benshi babivuga buriya rero hari ibintu tuvuga nyine ngo ikibazo ngo n'umukene uriya ashobora kuba afite amafaranga uri kumva ariko ibintu nge ndi kuvuga ubwanjye nyine nge njya kubona nkagarukaho ni kwa kundi nyine usanga umuntu
bamuhitiyemo bakamubwira ati se wasanze uriya kubera ko afite amafaranga ariko atazi imico y'uwo muntu urukumva atazi karagiteri ziwe ati se uriya muntu ateye ute nzabana nawe ute utamuzi ariko wakundi guhura n'umuntu nimwe uhubu kuhita uvuga ati ngiye kubana nawe urikumva kandi biriya bintu aba ari ibintu bitari clear kabisa kuko we none se nge ndibaza utari warengaho reka nkubaze nge ndibaza Vestina yari umwana ku buryo ki ari umuntu bahitiramo nawe ntiyirebere ahazaza he avuge ati uyu muntu koko tugiye kubana urugo rwacu ruzagira aho rugera ni umwana bashyiramo akagozi akamubwira ngo jyare agahita agenda buriya rero kamanza nkubwire rero mpamvu nkubwira ngo amafaranga akubise ahita ahora urukumva we yabonye amafaranga atubwiye bwo kwitekerezaho ubwe urukumva kandi n'ikindi urebye je navuga kuri Vestina mani ameze nk'umuntu nyine ni umuntu ugifite ni nk'umwana mu mutwe kuko umuntu niba yaragiye no kwicara umuntu wirirwa avuga ngo akabwira mu rumuna we ati nushaka nyine ibintu akora uburyo nyine sobanura ubona ari umuntu umeze nk'utubatse ntabwo yitwara nk'abantu baba mama bro ahubwo ndagira ngo tuze kugendana gake abantu barushaho gusobanukirwa Vestina ajya ashaka umugabano birimo wihwiswa yuko agiye gukora ubukwe abantu benshi baribazaga bati uramuka ari umwana agiye gushaka umugabo w'iki kakiri umwana abantu benshi birabatungura abandi bati nyamara arakuze noneho ikindi kintu buriya cyagiye gitungura hari ibintu abantu tureba tukabifata nk'ibintu by'imikino bya brag biri aho ngaho babonye ikiganiro Vestina yageze gukora ndakeka ni kwa manager wabo ari kumwe na Dorcas amubwira ati ndamutse menye yuko Dorcas ugiye gushaka ati nagukubita ati urugo ntabwo byoroshye buriya rero kamanza nkubwire Deburi Banga buriya ariyo mpamvu ngiye nkubwira ngo buriya Vestina ngiye kiragiye n'ubu ngubu uko bimeze nubwo yavuga ngo wenda barabanye ngo nta kibazo gihari urukumva ako Vestina ameze nk'umuntu uca amarenga ari gutabaza ari gutakambira abantu ati bamufashe uri kumva kuko ngiye nkurikije ibyo mbona nyine ibyo agenda yandika si ubwa mbere bibaye iyi ni inshuro ya kabiri kora ni ugutabaza ni kwa kundi tuzumva agize ikibazo n'ubundi kandi yaratubwiye mbere y'igihe uri kumva ahubwo abamugira inama ni bamwegere cyangwa se bashinzwe kumva ibibazo yiziwe n'ababyeyi hari n'ukuntu umuntu agenda bitewe n'ababyeyi bavuga ati dore uriya afite amafaranga uri kumva tuzagira ute uzabaho neza nyine akagenda akurikiye amafaranga n'uburyo bwo kumuhitiramo bamubwira ati nubana na runaka uzabaho neza uri kumva ugasanga nyine agiye mw'ubwo buryo we agiye atabiteguye kubwiwe cyangwa se atari yateganyije yuko yagira ute yakubaka urugo ahubwo kuko bamubwiye iby'amafaranga cyangwa se imiryango bya bindi by'imiryango akagenda atabiteguye atarabishaka uri kumva njye niko mbifata none se ndagira ngo ibyo bintu tuze kugenda tubihuza gake kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa nanjye ndusheho gusobanukirwa ibintu mba ndi kugenda mbifatira gutyo mu kirere ntasobanukiwe neza ngo biri kuvayo bikajya he niyo mpamvu rero tuba twakubwira ati already nyaboneka gerageza urebe ibishoboka byose uze kuri kamera za Dreamax TV abantu bamenye ngo ibintu biri kuvayo bikajya he dukomeje mwari amagambo rero yagiye yandika Vestine ku musozo yavuze ngo najya kugera ikindi gihe cyo kongera gushaka nibyo ngo nagira ikindi gihe nyine ngo cyo kongera kuba yashaka nyine undi mugabo ngazabana nawe ngazabanza ashishoze urukumva amenye imiterere y'uwo muntu amenye iwabo ngo bimeze bite urumva ngabimumenyeho buri kimwe cyose urumva ahubwo njye nyibaza ko uriya twe ubu ngubu tumufata nk'umuntu w'umugore kuko ni umumama avuye naba avuyeyo ngiye namufata nk'umuntu uvuye mu nzu ni umugore kuko yarasezeranye byemewe n'amategeko ntabwo yabanye n'umuntu amezi gusa yaramaze igiye kusatira amezi 5 ni umugore ariko ntabwo ari umumama kuko ntabwo ari mama w'umuntu ni umugore yari ataribaruka nako dushobora no kumva ejo bundi yibarutse uri kumva ahubwo ngiye ndibaza ni ikatinye mane ni ikatinye uri kumva gikintu rero nanjye ubu ngubu nshobora kuba ndi kuvuga uri kumva uriya ni umumama ukuntu atangiye kuza agashyiraho za detail avuga ati nge nzashaka umusore umeze gutya ni umusore umeze gutya ari gushyiraho izo detail yibagiwe ko avuye mu nzu erega buriya kuri kiriya kintu twa turi kuvuga ngo umuntu ngo ni umwana urabona reka mfata urugero wenda nkawe sibyo wari wibereyeho uri umusore wimenyera utuntu twawe wenda wibera muri ghetto wimenyera utuntu twawe wenda nariye nakoze amasuku nagize gute utuntu twawe twimenyera none ukaba ugeze aho ugiye kubana n'umuntu bisaba yuko noneho uzagendera
mu kwaha kwe. Niba avuze ati uraguma mu rugo uteke umenye urugo ugira ute, ibyo byo kurikodinga wapi, ibyo byo kujya kuririmba wapi. Icyo gihe urumva naragucarenjinze. Wowe ufite ibyo utekereza nawe afite ibyo ari gutekereza ashaka yuko ukora. Nyine kamanzi niyo mpamvu ngubwira je ntabwo mvuga ngo kumubwira ngo ngagendera aha ngaha, urukumva hari ukuntu nyine umuntu ashaka atabyiteguye, urukumva atabirimo neza, urukumva kandi agifite cyagiye cyo kuba yamara ya misi yumva yuko we agomba kuba muri bwa buzima bw'abantu. Nyine urabiza abantu bafite ira myaka 20 abagishaka kwiryohereza, urukumva bari wa muntu ushaka kuba ari furi, urukumva nabonye nuza mu proga bita Kazungu ka boss hari uburyo cyabiganireho bitari kwiza ko ibyo bintu byo kuryoshya, nyine byo kuryoshya kwa rugeze mu myaka yo kuryoshya nturyoshye. Buriya rero nyine niyo mpamvu kujya gushaka niyo mpamvu ngubwira ngo nyine ashobora kuba yarageze bitewe nyine nuko we yarakirira muri ya myaka ashaka kuryoshya. Urumva yari umuntu uhitinze, n'abantu bari hiti baracafata ibintu bya hiti ko ari abaririmbyi, urumva agishaka nyine mu bwo buzima bwo kuba ari yenyine, urikumva. Noneho ubwo wasanga ari abantu bamugira ibyo bitekerezo, yibagirwa yuko no kubaka urugo, urikumva hari ibyo ugomba kwigomwa, urikumva ukubaka urugo. We niba yumva hari gihe we ashobora kuba yumva yuko ashobora kongera kuba freedom nkuko yari ari freedom nibisanzwe, urikumva. Kandi niba wubatse urugo hari ibintu bita bihinduka. Aho birumvikana. Hari nuko uvuga ngo wenda ngo birabyo kuri coding indirimbo, hari n'amasaha agabanyukaho. Ese niba wenda yarakoraga wenda record akaba yari coding akageza saa 6 z'ijoro cya saa 5 wapfa kuri coding bibaho. Nyine umugabo ari wenyine mu buriri. Nyine ubu ngubu nyine bari kukubwira ngo nizo minuka zabayeho, akagira we akaguma kuko we ubona ni umuntu ushaka ukifite ibintu by'ubwana, akumva yuko niba ashatse araguma muri bwa buzima yaragize ute yararimo. Noneho nagira ngo kugira ngo tugendane neza, hari nk'umuntu wenda ushobora kuba atabashije gusoma ariya magambo. Ndagira ngo mbanze nyasomeho gatoya message yatambukije, nimara kuyisoma tunayumve mbone kugaruka dukomeza ikiganiro. Mu magambo rero yanditse Vestina yagize ati today the life I'm living is not the life I chose. I'm living in a bad situation and I did not deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows something to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Tugenekereje amagambo Rovestina yavuze ati ndi kuba mu buzima bubi kandi ntabwo nabuhisemo. Umuramyi Vestina yongeye kuvuga ko ku mibereho arimo avuga ko atari yo yahisemo kandi ko yahuriyemo n'ibigeragezo bitari bikwiye. Yavuze ko yigeze gukora icyemezo kibi cyamugizeho ingaruka, ariko byose abifata nk'isomo Imana imuha kugira ngo akore. Ukano uri kukumva? Ndi kukumva. Vestina yatangaje ko yungutse isomo rikomeye ku rwego rw'umutima, yemeza ko nta muntu uzongera kumubeshya cyangwa ngo amwangirize ubuzima ukundi. Yavuze ko ubutaha azabanza kumenya neza uwo bazaba bagiye kubana. Ukano uri kukumva? Ubutaha ndi kukumva. Yasoje avuga ko adashaka kongera gukoreshwa cyangwa kubabazwa ukundi. Ukano kukumva? Ndi kukumva. Ntago agishaka gukoreshwa no kubabazwa ukundi. Ubwo bishatse kuvuga yuko uwo umugabo babanaga kugira ngo babane ashobora kuba yarakoreshejwe, atari wabyihitiyemo. Nyine nanjye niho nahereye ndi kuvuga uti urukumva Vestina kuba yarashatse uriya mugabo cyangwa se yarabanye n'uriya Idris, urukumva ashobora kuba atari icyemezo ubwe yifatiye, urikumva. Ahubwo ari kwa kuri tuvuga ngo ababyeyi bakabona umuntu afite amafaranga wagushaka, urukumva, bakavuga ati fatirana uriya muntu ugize ute ufite amafaranga, urumva. Nibigezweho herega ubu ngubu, urukumva, ibigezweho ubu ngubu hari ukuntu uri kubona nyine ukabona
nk'umuntu aje gusezerana n'undi muntu hari ikintu amushakaho. Ibyo byo bireze cyane ugasanga bagiye gusezerana bitewe n'amafaranga afite, amushaka ayo mafaranga ariyo papa afite. Ntabwo nakiyumvisha ukuntu uyu Vestina ejo bundi nibwo akoze ubukwe nyuma y'iminsi 100 ningahe akaba atandukanye n'umugabo we, cyane ikibazo gikomeye pe. cyangwa ni n'umuntu w'umuramyi. Umuramyi buriya biriya bintu byo kuba ngo umuntu ngo ni umuramyi ngo aririmbira Imana ngo ni umupasiteri n'umukozi w'Imana, asanze biriya bintu abenshi babikora kubera ari akazi. Wenda ibyo ntabwo twabitindaho cyane, reka tutabitinda. Ahubwo njye nyibaza, urumva hari n'irindi jambo yanditseho arongera avuga ati ntabwo nyine ngazongera gukoreshwa ukundi, yarakoreshejwe koko. Ubwo bigaragara nyine ko hari abantu batumye agira ute ashaka kuri mugabo atagize utabishaka, ariko dushyize muri logique twasanga ari nk'ababyeyi be, kuko naho undi muntu wahitiramo umwana ibintu adashaka. Hari n'abandi rero bari gukwirakwiza tuntu kuri iyi mihanda bavuga bati manager we yaraziranye n'abantu benshi, shaka wari wamuhaye passe ari wamukubisira passe. Dore ko banahwihwisaga ibintu bavuga bati ubukwe bukorwa ngo niwe wambitswe ingofero, niwe wahawe inkoni manager. Manager rero nyine njye nyibaza ubara no kuba ari we wamumurangiye ntawamenye. Njye nshobora tuvuye wenda niwe wamumurangiye baragira gutya barabana. Ababyeyi ntabwo bari babizi. Ababyeyi ntabwo babura kuba babizi. Nese ababyeyi none se ababyeyi be nta jambo bagira ku bana bimeze. Manager niwe bayobora byose, se kereka ababyeyi tubigomba kugenda gutya. Naho dore ikintu njye nakwemera, nyine dore ikintu njye nakwemera, ikintu njye nakwemera. Manager ashobora kuba yarabigiyemo akamubwira ati uriya musore uri kumva ahubwo ikintu gihari ushobora kuba warabigiyemo cyane wenda manager akajya kumvisha ababyeyi yuko uwo muntu afite amafaranga, uri kumva akabumvisha yuko bagiye kuzagira ute kuzakira. Urabizi ko hano mu Rwanda yabavuze ngo umuntu abonye umugabo wo hanze wana bifata suzi ko bifatanye ibintu bya danje atafite mu diaspora umuntu renze. Ni ibintu bya ubwo urumva hari igihe bagiye kumvisha ababyeyi bakababwira ati uriya muntu no hanze gutya na gutya afite amafaranga, ni wemera ko umwana wawe abana nawe wana ubuzima bugiye kugira ute bugiye guhinduka, bugiye koroha bugiye. Ariko narebye ngiye nankurikije nuko byagenze kuri abambitse nyine manager wabo akamumuhereza inkoni n'ingofero, cyanje naje gusanga ari ufite ijambo kurusha ababyeyi baba ari abana. Ariko buriya manager hari uburyo ki buriya yafashe abana abafata nta muntu ubazi bakiri batoya. None se nyine ngereka yuko ari ikintu yababonagamo. Nyine umva nkubaza kubafata bakiri batoya bisobanuye ko bahise bahindura umubyeyi. Nese manager bamwambitse ingofero bamuhereza iriya nkoni mu rwego bamwambitse ingofero bamuha inkoni mu rwego rwo kumushimira nk'umuntu abaherekeje mu rugendo rwabo. Nuko papa wabo kuva batangiye umubyeyi we burabo ko sinarimba urimo bashana kuba barayimwambitse ntawamenya. Nene njye nyibaza nyine ubwo niba manager yarambaye ingofero kamuha n'inkoni n'umubyeyi dose ko ndiko barambaye ibingana. Ariko nyine urwego byari bigezeho manager, urwego byari bigezeho nyine afasha abana bakiri batoya. Nyine njye ndibaza kubera yuko hari impano ababonamo bafite, ndabyumva arabafasha barazamutse baragafasha. Uwo muntu utangiye kumufata nawe nk'umubyeyi. Umufata ntabwo umufata nka ukumva umufata nk'umubyeyi nyine nibyo, ariko ntabwo yasimbura bariho. Ntabwo kuba atabasimbura byo nibyo ntabwo yabasimbura. None se urumva nyine niba barafashe ikintu cyakagombye kiba kigenewe umuntu umwe, sibyo tuzi si ko tubizi. Ariko nyine ngenda kubaza nanjye ndi kukubwira nyine ndakubaza ingofero inkoni igenewe abantu bangahe? Ibigenewe iki? Nyine reka nkubwire uko mbizi, nibyo nabonye. Ingofero yambikwa se w'umusore, umukobwa amushimira yuko yamubyariye umwana mwiza, cyangwa se ikambikwa na se w'umukobwa bamashimira ati mwatubyariye umwana mwiza. Nibyo ngibyo nzi. Nako waruzi ko none bitafuze yuko n'undi muntu batayimwambika. Nyine umva nkubwire impamvu itumye bayimwambika bayambika ese w'umusore cyangwa na se w'umukobwa ayambara. Nawe arayambara. Rero iyo bari kwambika ise w'umukobwa yambaye manager wabo urumva ibyo katubireke ahubwo
ariya magambo ngewe niyo nashakaga ko tuganiraho tukabaho deep cyane. Nanone hari n'ibindi yavuze urumva, utanumva ko nyine agifite ibintu by'ubwana atari kubitekerezaho fresh. Gute yagiye yarageza akandika akavuga yuko ngo niyongera gushaka ngo undi mugabo urumva ngazabanza ngamenye imico yiwe, imyitwarire yiwe, waba bimeze bite buri kimwe cyose. Nibyo pe azabishaka. Harya ni umukobwa? Oya, ni umugore. Ni umugore. Umugore w'umuntu. Ni umugore w'umuntu. Gutavuga ngo uwazashaka azabanza amenye imico yiwe urumva. Wese bamanza bamenye imico yiwe bakumva ko yavuye mu rugo, byo tuzabyita ibiki? Arega amenye ngo icyo gihe nyine hari impamvu itumye ava mu rugo. Si we impamvu ziturutse. Nyine siwe ziturutse, ariko uko byagenda kose niyo waba warakubitwaga bigaragara urumva. Icyo baba gukoraga cyose ntabwo cyakuraho ko uvuye mu nzu. Uyivuyemo kandi wayivamo ukajya no mu yindi. Wayivamo ukajya no mu yindi. Hari inzu nyinshi ku isi, hari inzu nyinshi. Ni iki umuntu twagarutse. Hari inzu nyinshi rero ku isi. Kuba rero yava mu nzu imwe akajya mu yindi, ndumva njye nta bintu byatanje. Ahubwo icyaba ari ikibazo ni iyihe mpamvu itumye yiva. Umva ikintu uri kuvuga ngo urumva nta bintu byatanje. Kwirirwa ava mu mazu bamukubita inzogera za Ruganzu buri hamwe hose. Ariko reba icyambere cyo urumva hara avuye, dore inzogera za Ruganzu azimazemo amezi angahe? Hafi 5. Minsi 150, hafi 150. Agiye kujya mu yindi nzu, naho ari byo ushobora kwisanga namwe yindi nzu bamukubisiza inzogera za Ruganzu za Kanja. Dore ikintu kibaho. Arega menye yuko urumva. Dore ikintu kibaho. Niba uwa mbere byanze akajya gushaka undi bikanga, icyo gihe akomeje ngazakomeza ashaka undi, yaba afite ikibazo gikomeye cyane. Iyo ugerageje mbere bikanga, kabiri bikanga, ariko rero kabanze kubwire Idris kabisa yarayifunukuriye. Ageze gutya mukubisa inzogera za Ruganzu urumva za Kanja, wumve ni wareba yiri wari kumutamira. Avuye mu rugo ngashaka ngo nango undi musore, ngo none ngatangiye gushyiraho ngo na kondisiyo ngo z'umusore ngazashaka uko azaba ameze. Yibuke ko twe tuzi bira noneho ni uburyo bweruye sibwo nabyita nk'iki. Inzogera barazimuhase uri kumva, yatanze umukoro barawukora. Rero nawe natuze uri kumva, uwazabona wese arumva ntazite ngo urango kubera iki ngo yarafite umugore. Reka kuko nawe avuye mu rugo urumva. Dore rero Canada bamazeyo iminsi itari mikeya mu bitaramo bari gukora. Niba icyo kibazo cyari gihari, kandi ndakeka ko Idris ntago bajyanye, basezeye ku kibuga. Hari iminsi kabibazo nawe umugore we waragenda gutyo, wenda iyo minsi yanayihanganira. Ageze icyo kibazo urumva ntago ari ibintu bise biza gutyo. Ntabwo ari ibintu bise biza. Ibintu yaramaranye igihe tunabona kiriya kiganiro, nubwo abantu nyine batashatse kubitindaho, nyine harimo ikibazo. Agiyeyo amaze iyo minsi, hari abantu benshi bahuye, hari abakozi b'Imana, hari abantu nyine bameze nk'ubwo buryo nyine ashoje avuga yuko uwo muntu ashaka ashobora kuba yabonayo. Ahubwo cyangwa se ahubwo ngiye nongere nibaza, cyangwa yabonye undi mu diaspora ashaka muri Canada akaba akatiye Idris akaba yagiye gushaka undi mu diaspora. Ariko hari n'ibindi nabyo ntawamenya. Ariko mane kamanze nkubwire, buriya inzogera za Ruganzu zirararura uri kumva. Hari igihe bashobora kuba baramuhaye za nzogera za Ruganzu bakazikomanga mu maguru bikarangira atwawe, akumva yuko agomba kuzajya agenda ahubwo. Ariko n'indi nkuru ingezeho none aha mu kanya tunasoza. Ishimwe Vestine yagiye kuri account ya X. Ni X niba ntibeshye. Ni X nibyo. Arandika ati ibintu mwabonye byashyizwe ku rukuta rwanjye rwa Instagram ntabwo ari njye wabipostinze. Ariko mbere yuko ibyo bintu binajyaho, abantu bagiye ku iyo Instagram ye n'ubu ngubu bajyaho bakareba amafoto ari kumwe n'umugabo we ntayariho. Yasibwe, niba yasibwe, niba yahayidinzwe, ariko ntayariho. Abapostinze kuri X ati Instagram yanjye ntago ndi kuyikoresha, barayinyibye. Ako buriya hari ibintu nyine bisigaye basigaye abantu bakora.
ntitubyiteho ariko ugasanga nyine bashaka kutubesha bashatse kutugira injiji uri kumva umuntu uyu munsi video birasohoka agahita ahakana ko atari wowe wayibikoze urumva kandi bigaragara ko ari wowe yifatiye agatangira akavuga ati runaka yayishyize hanze urumva nawe aragiye hariya yanditse ibintu asibye amafoto amwe asize ahaye urumva aravuze ngo ntabwo ari we ibi ubundi niba zajya bakora ibi bintu bagakora biriya bintu bagahita baza bagahindura bagahita bavuga ati ngo ibi bintu ngo ntabwo ari njye babikoze ngo bari banyibye ngo account tuzemera ukuri kwari ukuhe ukutari ukuri ni ukuye nanjye dore ikintu mpita nibaza ni gute bakwiba account ya Instagram cyangwa se n'indi account iyo ari yo yose ntushaka uburyo ki umenyesha abafana bawe ndakeka nta n'igitangazamakuru wabwira yuko imboga zawe utakiri kuzikoresha ngo kibure gutangaza iyo nkuru abantu babimenye kubera yuko icyo gihe ibyavamo umuntu yajya kwandikira wese amubwira ati ni runaka kandi abizi neza ko iyo account ari yawe akagira ibintu amwaka cyangwa se amusaba cyangwa se yanamuguza n'amafaranga nyine dore igitangaje kuba bira poste yagiye hose bari kumwe na manager wabo akoresha imbuga kandi niwe ugize ute unabashinzwe byari bigoranye kuba babicisha ku mbuga ziba bakavuga ati iyi account ya runaka iri gukoreshwa mu buryo butemewe si ibintu byumvikana turimo turagerageza kuyigarura turabamenyesha hatagira uwo batuburira ariko poste irasohotse imazeho umwanya arayisibije arongera agarutse ngo ntabwo ari wowe wagize ute wayibikoze niba shake kuzajya bagira ute bashaka kugira kandi dore ikindi kintu message yashatse gutanga twayumvise message yo yatambutse twayumvise niyemere abayeho nabaho ubwo nibagira ute nibatabare dore ikindi kintu ibyo si ibintu subwa mbere byabibayeho ko umuntu yibwa account ye reka ntange nk'urugero rutoya umuntu bita Aisha Inyindi Aisha hari umuntu yafunguye account ya Instagram irimo followers ndakeka 7,000 birenga yaramwitiriye Aisha bibonye arapostinga aravuga ati umuntu i account iri bwandikire sinjye uyikoresha account yanjye ifite followers bangana gutya ubwindi iyo ntayo nzi hatagira umuntu batubura none ni gute ubuzi yuko account utari kuyikoresha wenda ari njye birumvikana nge sindi umustar nta n'umuntu nzi ariko umuntu w'umustar ni gute hoya ntago bibaho bira bintu nugushaka nyine kutubesha we message yashatse gutanga twayumvisha kandi n'intera agahinda iri ku mutima twayumvisha ahubwo abasenga bamusengera abasenga nanjye ndi mu masengesho ubu ngubu ndi kumusengera kuko ubu ngubu ndi kumva bikomeye abayeho nabi urumva bimeze nabi kabisa noneho ndakeka iyo nkuru yo tunayisozaho ndumva byari ibyo ngibyo abantu ibyo bumva babyumvise ahubwo hari andi makuru menshi arimo aracicikana kuri iyi mihanda iyi mihanda yo yangireye noneho ibintu bisigaye biri kuza kuri iyi mihanda hari ikintu umaze kubona cyo ntago hari icyumweru cyacamo nta cyumweru cyacamo nta kuru urimo riravugwa ntabwo bishoboka kandi noneho ikuru ryari ryatangiye rikuze rimenagura bro kuko hano hanze ibintu bihari njye ntabwo niyumvisha ukuntu ibi bintu uko bigisigaye bimeze man izi nkuru zindi rero ariko buriya ndi akantu maze kubona man urukumva ibi bintu by'imbuga nyine byo gutwika ku mbuga bigiye gusaza abantu benshi birabasaza tugarutse kuri bira bya Vestina gatoya hari akantu nari nibagiwe hari ibintu buriya bijya bibaho kuri abavuga ngo hari indirimbo nshyashya bari guteguza ko bazahita basohora waba ari ukugerageza kuyitwikira ako kamanze ngubwiza ukuri niba ari ukuvuga ngo nugutwikira nyine indirimbo bari mu rwego rwo gutwikira indirimbo ukuntu basigaye batwikira indirimbo nje biri kuzaba biri kunangaza bakumva havuyeho ya mano reba uburyo twikira indirimbo yari gukorera ngo indirimbo zo yari gushaka gusohora uburyo byagenze reba ibyo akoze ubu ngubu ni uri kuvugaho n'indirimbo ze zose biramutse sinzire gakeya ariko ndakeka n'abatipe bari gukurikiranwa kuri ya mano barabasakaje amashusho ribu yamaze kubafata bariya ahubwo ngiye nongere nibaze niba ari kuri bari gutangira kugira nyine gushaka guhereza promotion yaba indirimbo kuzipromotinga byaba ari ibintu bitangaje va kuri ya mano ibibaye bari kumva uze kuri biramutse ari byo ariko ibi ngibi niba atari ibintu nyine bitari uko tubitekereza ariko biri cyangwa se niba ari gupromotinga indirimbo ba Vestina byaba ari ibintu biteye ubwoba niba ari kuri basigaye batangira gupromotinga indirimbo byaba biteye ubwoba buriya niba ugiye gupromotinga indirimbo
ukumva kirazira kuzanamo ibintu byo gukurabana imitima n'abafana cyangwa se byo kuzanamo imiryango, ariko imiryango nabyo kuvuga ngo ngiye ngo nanukanye nawe naka ngushaka ngo gupromoting indirimbo ngirebwe. Oya, ibyo byo ntabwo byaba ari ubunyamwuga. Bira ntabwo nyamwuga, niba ari byo abana koze ntabwo ari sawa. Kiri mwiyo nkundura y'amano. Undi mukobwa akunda abantu bakunda gukoresha TikTok bakunda kumubona cyane bwita Diane. Diane niba ari umukobwa nzi ukunda hit ushaka uburyo ki hano ubundi uriya mukobwa we na y'amano bakunda hit pe. Uriya Diane ho byahera hose ako byagenda kose ashaka ubundi hit. Nyuma yuko kwihakana mama we urumva yihakanye mama we aravuga ati ngo ndamwanga, nigeze kumva ko ari ikiganiro amutuka uri kumva bivuyeho. None reba adusohoye ibindi bivideo ariko hano hanze nta kintu kiri gusohoka, video z'urukoza soni akizihiti bashaka ngo no ducurama ngo no ducurama. Ikindi kintu rero hari indi nkuru ngewe so yo byanangaje kubyumva. Abantu badukurikiye reka tunyuzeho iri shusho, nitumara kurinyuzaho turagaruka mu kanya turivugaho. Iyi video ndakeka wamaze kuyibona n'abantu bamaze kuyibona, sinzi niba ndi bumwite umuntu, niba ari umukobwa niba ari umugore simbizi, sinzi uko ndi bubyite, ariko kuva aratwite arakuriwe naya nimvutse najyaga numva binova nyine ngo umubyeyi atwite hari ukuntu nyine ngo usanga wenda ngo atwite ikintu, wenda ngo atwite ngo akondo, ukumva ngo kariya kuka kakondo rimwe na rimwe nkagira ngo ni black simbyemere. Ariko uyu mwana w'umukobwa niba ari umukobwa ni ari umumera ngayo nguko rero ibya Vestina, Ishimwe Vestina umuramyi uhimbaza Imana, uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ngayo nguko ibyavugwaga, nge nari Ishimwe Karebo, narindi kumwe na mugenzi wanjye Oridi The Batman. Don't miss kuri Dreamax TV. Wibuke gukora subscribe kuko niyo nkunga ikomeye tugusaba. Kuba waraje kuri Dreamax TV ibintu byose na amahoro, amakuru yose ushaka uzajya twandikira muri comment uvuga ati gutya na gutya twe twubahiriza ubwumve bw'abafana, ibyifuzo by'abafana turabyumva tukabyitaho. Nawe niba ufite na ufite talent, ufite impano, waza no kuri Dreamax TV uhawe ikaze, you are welcome. Kuri Dreamax TV ushaka kutuvugisha wareba nimero ziri muri description, ukaba watwandikira kuri WhatsApp, ukaba waduhamagara, yaba ari inkuru nshyashya udufite cyangwa se hari impano ufite cyangwa se hari ibikorwa ufite ushaka ko bimenyekana, tukaba twakwamamariza kuri Dreamax TV. Don't miss.